nyagasani dore ndaje mu ngoro yawe n'imbabazi nyakira nanjye mbashe kubarirwa mu bana bawe nyakira ndaje Koraniryango itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2023 Paruwasi Busasamana Gurupe Karisimatike ikoraniro rya Munira isingizo twigumira muri Nyagasani ijambo ry'uyu munsi nyakubahwa umuyobozi w'ivugururwa mu Roho Mutagatifu muri Paruwasi Kristo Yesu Akuzwe nyakubahwa abayobozi b'urubyiruko muri Paruwasi Busasamana Kristo Yesu Akuzwe nyakubahwa abayobozi b'amakoraniro mwese mwateraniye hano Kristo Yesu Akuzwe banyakubahwa abayobozi muri santarari y'ubunyurwa Kristo Yesu Akuzwe turashimira Imana yaduhurije uyu munsi tutibagiwe abayobozi ba Paruwasi badufashije muri urugendo ikoraniro twigumire muri Nyagasani ryavutse muri 2006 riyoborwa na Korotirida asimburwa n'Uwineza Tereza. Uwineza Tereza asimburwa na Munyaneza. Munyaneza asimburwa na Ivona asimburwa na Kambire Maritina asimburwa n'uwo mubona imbere yanyu Uwacineza Claudine. Ikoraniro ryatangiye rifite intama 120. Kristo Yesu Akuzwe. Ikoraniro ryatangiye rifite intama 60. Ubu turi intama 120 ariko abaza neza mu intama 100. Intego yacu gukomeza gushaka intama gushaka intama kugira ngo tuzishishikarize kwitabira gahunda za Paruwasi cyane cyane nko guhabwa amasakaramentu kuja mu matsinda y'abana kwitabira misa kumva yuko ari ngombwa kuri buri kimwe cyose cya Paruwasi. Litera Kristo ikoraniro ryacu dukunze gufashanya kenshi turifuza ko mwaje gusura kenshi abandi bahereza umugisha murakoze cyane. Umuvugo insanganyamatsiko dushigikira ubumwe bwacu. Ndabasuhuje mwese, ndabashuhuje abayobozi, ndabashuhuje abakarismatike, nimugire amahoro. Ese mwaramutseho? Manje kubasuhuza imigisha itaye iwanyu muhorane Imana. Muze abakarismatike mbatekerereze icy'ingenzi mbabwire nti muhorane amahoro. Nimuze mwese dushigikire ubumwe bwacu, ubumwe butuzanira ubukristo nyabwo kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2023. Dushimire abayobozi bacu babitanze bakemera kudutegurira ubumwe bakavuga ati nimuze namwe mukoresha ubumwe muze twashimire. Nimuze twiyunge n'Imana na bagenzi bacu twiyunga na Bikira Mariya kugira ngo ubukristo butuzanire ubuvandimwe nyabwo. Bikira Mariya we twebwe abana bawe dutaze gusenga tudasandaguza amagambo ahubwo dusaba ibidukwiriye tubisaba n'umutima wiyoroshye. Nshuti zanjye nkunda nimuze twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya kuko ukikijwe na Bikira Mariya
gucyahira umwanzi sekibi ntacyo abura. Reka nsoreze hano kuko singiye ahubwo ndahuze, sinsoza ahubwo ndasozora. Mwebwe mwumva nkunda tuzongera dusubire. Yari umusizi wa Bikira Mariya usiga neza ndagushize ahasanze agasabira amahoro abashaka kumenya Kristo. Ikoraniro rya munanira igisubizo twigumiye muri Nyagasani inyange ya Bikira Mariya. Murakoze. Abatigirije ni abadakunze gukorera Imana, siko bimeze? Kandi winjiye mu muryango wese akunda Imana kandi akunze gukorera Imana. Kugukorera kandi nawe akwiye kugaragara abantu bishimye, siko bimeze? Ibyishimo by'umuntu, ibyishimo by'umutima ngo nibyo bitera umuntu kuramba, siko bimeze? Haleluya. Twasanga ndewe undi kandi ariwo ufite amagambo y'iki? Nanjye rero hari ijambo nkundaga ariko kayihuta mu ikorasi ivuga ngo ubwo abandi babivuyemo twebweho tugize ute? Uyobowe na Roho Mutagatifu n'agadushiriro twumve abandi babivuyemo. Ariko nje nk'umubyeyi wanyu ntabwo nabura kubivuga. Haleluya. Niba turimo koko tukumemo ubwo abandi babivuyemo, twe dufite amahirwe yo kuba dukomejanyije na Yesu. Tugomba rero kumurangamira, apana kurangamira ibindi. Umukobwa bambaye ikanzu ari Nyagasani Yesu yimuhaye, arangira amubwira ngo guma hano hari ibindi ngiye kukuzanira. Arangije ahagarara ahandi ararambirwa. Amaze kurambirwa aravuga ngo Yesu aratinze, abona undi mugenzi wari ukwigendera aramubwira ngo wumva ashije ikanzu. Mu gihe Yesu arabaje nanjye ndaba naje. Ako kanya kimara guteremuka Yesu baraje asanga undi bahaye ikanzu. Haleluya. Arangije aramwijanira, wa undi mu gihe yagarutse asanga bagiye. Murukumva icyo gihombora? None twebwe abakarismatike icyo gihombo murukumva cyatugeraho? Ariko hariho bamwe bari muri twe gitangiye kugeraho. Duseza kutwe ubwo rero tugomba kuba maso, buri wese uri hano akirinda. Dushaka kumvira Yesu kandi tukamwumvira mu byo adutegeka byose. Nyagasani Yesu rero akomeze adushigikire kandi atugwanirire. Murakoze. Numva nyuma y'ijambo y'umuyobozi w'urubyiruko ndetse n'ibikorwa byose byavuyeho byari byose mwabonye, reka twakire nanone ababyeyi bacu bahangaha badufashe muri ibi byose barimo gushimira umwanya ni wabo.
kugira ngo Nyagasani umwemerere tugire ute umaze kuririmbira Nyagasani umwemerere tugire ute ese maze kugenda ubwo tubirerenze nguko umuyobozi wa paruwasi yabivuze hari ibintu byo tutagendana nande na Nyagasani amen mbere na mbere ndashimira Imana yo yemeye kuri uyu munsi wa none ubaho ngashimira abayobozi b'ikoraniro rikuru bateguye uyu munsi ngashimira ababigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi wa none utegurwe ngashimira namwe abayobozi mwaturutse impande zose zitandukanye mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi wa none Nyagasani Yesu akomeze abagirire neza uyu munsi warateguwe urategurwa ariko bikagenda bivugira ute biri kwaza amen hari indirimbo umuyobozi w'ikoraniro ry'urubyiruko yahagukanye ariko hari impamvu yagize ute yagira ibindi yarabiteguraga bikagenda bivugira ute biri kwaza amen umuyobozi w'urubyiruko muri korali ikomeje kwitegura kugira ngo nyine iyo birimo kugenda neza tugiye kubanza gutumira ikoraniro rya Burinda, umuyobozi w'ikoraniro rya Burinda ntabwo haraza umuyobozi w'ikoraniro rya Butaka. Abo bantu bombi baraza kwihuta bakurikiranye, nabo reka tubahereze uyu mwanya batubwire akari ku mutima ng'abavandimwe bacu, ng'igihango gikomeye, ng'inshuti rwose, nabo nibaza batugaragariza ibyo byishimo bafite. Nitwa Byiringiro Daniel, ni umuyobozi w'Uburinda Santarari ya Burinda muri make.
Ibisingizo byacu ni amahanga rwegera abasani. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana bazaniye rikubiye mu matekerezo habayeho ishandi n'igishwi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shandi urimo, shandi w'abasanzo ndimo. Haleluya. Amen. Shandi urimo. Ndimo. Urimo. Imana nayo isubirimo. Haleluya. Amen. Tukasaba umunsi wa none mubemo murimo mwereka amateka gishwi cyabaye kinini. Haleluya. Amen. Ashobora kuba uri umwana mutoya ariko uri umunebwe. Umwana mutoya udasengera ababyeyi. Haleluya. Amen. Asengera ababyeyi hari byinshi byari bimugarije bibaho kubera amasengesho yawe. Haleluya. Amen. Turasabira rero uko twese turahana tugomba kuba nk'ishandi muko yubatse kagirude. Haleluya. Amen. Abagize kuzirikana mwese kubaranga Imana y'umugisha. Twebwe paruwasi yakora na Busasamana kuva kera twari dusanzwe turi bamwe nk'uko byumva mu mateka na n'isa turacyari bamwe kubera yuko tuzuzwe n'Imana. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi mukuru, ni umunsi mukuru udasanzwe nk'ibiganiro bya Munanira. Mwifuje ko kuri uyu munsi wa none muri ibyo byishimo byanyu byose tuza kwifatanya namwe nk'uko byahoze kuva kera tugakomeza twishimana kuko ababyeyi banyu batubanjirije n'abacu babanje mbere bahoze ari umwe na n'isaha baracyari umwe kubera ko basenze Imana kandi babikora. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Niyo mpamvu nanjye mpagaze hano kugira ngo dukomeze dusangire ibyo byiza Imana yakomeje kudutegurira ariko inakomeje kudutegurira n'ibindi byinshi. Ibi muri kubona ntabwo ari ibya mbere ntabwo ari n'ibya nyuma, hari abatubanjirije badutoje. Kristo Yesu akuzwe iteka. Abo badutoje ibi niyo mpamvu muri kubona hano hari n'ababyeyi. Aba nibo badutoje guca gusenga. Niyo mpamvu bari kuturirimba tukavuga ngo byose bivaye mu gusenga. Baradusengeye na n'isaha natwe na n'isaha baradusengera ariko natwe ubwacu tukagira ute ubwisenge. Mariya yamaze gutegura inzira ntimugire impungenge ndetse ni ukuvuga ngo uko mwaje muri kumwe na Bikira Mariya munagenda nawe ahangaha muri nawe umuntu ari kumwe nawe muri santarari yacu ya Bunyogwe mwikaze mukomeze mugubwe neza murakoze murakarama umunsi mwiza. Bizanyishe cyane kandi tumusabye umugisha. Reka twihute rero nanone nk'uko twicanga turafite ababyeyi bacu muri paruwasi. Reka dutumire de zone aze kutubwira ijambo nimuri ku mutima anaze kudufasha dutumire umuyobozi wa paruwasi kugira ngo nawe impamvu yatuzaniye cyangwa se ifite yatuzaniye ayiduherezeho. Imana ni wawe by'ikiro. Haleluya. Amen. Kristo Yesu akuzwe. Ibintu ni byiza nta wabigaya. Ubundi wabigaya ari Imana. Kandi wowe nasabe ngo mureke kuvuga Imana. Imana irera abana bagakura. Imana igira neza. Haleluya. Amen. Imana yereza ababyeyi banyu bagakura. Kuba muri aha ngaha ni uko ababyeyi basenze. Ni ukuvuga ngo mukomoka ku babyeyi bagize gute basenze Imana. Ntabwo ni umugisha uyu munsi kuba turi aha ngaha. Ubundi hari hakuri mukomane ngo nisemeni ngo mvuge iki se navuga iki no gushima ndashima Imana ntacyo navuga usibye gushima Imana. Ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndiyo turashima Imana yabarinze kugeza uyu munsi. Mu dezone yavuze ngo byakomeje kugenda byanga ariko ntabwo burya byari kwanga ahubwo umunsi wari uyu nguyu. Ntabwo ni ukuvuga ngo inkono ihira igihe. Ngiye kubakirira umuyobozi wa paruwasi kugira ngo dukomeze Imana bamugisha. Iyo umwana anyuze ku birayi by'abandi akabirandura abakoze iki?
gusambana wenda mwe mumaze kuba bakuru hari uko muri kuba mutafite aho kugurira ingazi hakaza agasore kakagushukisha amafaranga 500 ngo gusambana ngo ntacumize dute ukamutangira gufungira ubundi ufite imyaka ingahe ufite imyaka 16 muri mwewe n'abayobozi bayoboye ufite 20 ugatanga saa 3 z'ijoro ntabwo byemewe imbere y'Imana sibyo ntuzabone nijoro bazagufata ku mufuta utabiganiriye kandi muri mwebwe n'abateganya gushaka cyangwa ukora muri mwebwe bari ku myaka yayo uwo shaka yoshaka na nyuma y'imyaka 5 uravuga ngo nibeshye haleluya nyagasani imana yacu twagushimiye mwari imana yacu twakugiriye neza guturuka mu gitondo kugeza kuri iyi saa ijana na mirongo itatu waduteranyirije hamwe kugira ngo tukumvire kandi tunaje gushimira ibyiza watugiriye cyane cyane ikoraniro rya bato rya munanira ntabwo byigeze byiherana ibyiza ahubwo mwami imana yacu bifuje ko ibyo byiza byaza mu benshi baturutse hirya no hino agize amakoraniro agize paruwasi yacu ndetse paruwasi yakora ndetse na paruwasi ya Nyundo. Ibyo byose mwami imana yacu ni byiza watugiriye kandi mwami abana bato bakaba baratoje urukundo n'urukundo bagenzi babo mwami imana yacu bakagira ibikorwa byiza byubaka roho zabo byubaka ubuzima bwabo bwa buzima budutoza ndetse bubatoza kuzagera ku byiza by'iwawe mu ijuru. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe twese twateraniye aha hantu utugire neza ugirire buri wese neza kuko mwami imana yacu ni wowe uduhereza umwuka wo guhumeka ukaduhereza gutambuka ndetse no kuvuga. Turakwinginze kugira ngo ugenderere ingo z'abana batoya ababyeyi babo turabakweretse kandi twese mwami imana yacu twiteho ubwo umwanzi seki bari kugendera imyanyagiza turakwinginze kugira ngo databuja ibyo imyanyagiza ubirinde abana batoya. Mwamikazi w'amahoro muzi abakene ku izina ry'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu.